Basuhuze inshuti mudahema kudukurikira mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha kandi ikomeze kubashyigikira. Uyu munsi tugiye gusubiza umukunzi wacu watwandikiye atubaza ku kintu kijyanye n'amenyo n'ukuntu yabungabunga amenyo ye, cyane cyane mu gihe yangiritse. Hari igihe umuntu ashobora kugira atya amenyo yakangirika, bityo akaza guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo mbese niki nakora kugira ngo amenyo yanjye yongere asubirane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibisubizo byagufasha, ndetse nawe utarabashije kubaza ikibazo nk'iki nawe byakugirira umumaro, bityo tukarushaho kunganirana mu by'ubu buzima. Iyi ni Cana Amahumbezi, kuri mikoro ni Justin Niyonsaba. Muze tubane kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza ngo mbese amenyo yawe yangiritse ushobora kuyongera ukayameliyora, bityo akongera akaba mazima cyangwa se akaba meza. Uyu munsi turaza kwifashisha imbuga zitandukanye cyane cyane zivuga ku buzima, ndetse n'icyo abahanga bagenda bagaragaza ku bintu bijyanye n'amenyo, bityo turusheho gusobanukirwa neza ngo mbese amenyo yacu twayakorera iki, mbese niki kiyangiza, niki umuntu yakora kugira ngo niba yarangiritse yongere asubirane ubuzima. Turaza kurebera hamwe n'indwara zitandukanye zishobora kuba zagira ingaruka mbi ku menyo, turaza no kureba ibimenyetso byazo, bityo urushaho gusobanukirwa ngo mbese urwaye iyihe ndwara, cyane cyane muri izi ndwara z'amenyo. Rero iyi ni Cana Amahumbezi, Cana ikugezaho ibiganiro bitandukanye byagufasha muri ubu buzima, kugira ngo urusheho gusobanukirwa neza icyagufasha n'icyatuma ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Rero nuba uri mushyashya kuri uyu muyoboro ukaba ushimishwa n'ibiganiro byacu, ukoze subscribe ugafungura n'inzogera byakubera byiza, kugira ngo n'ibiganiro by'ubutaha bizakugereho mu ba mbere. Muze tubane rero kandi turusheho kumva neza ibi bintu. Ni ukuvuga ngo reka tunyarutse ikintu cya mbere, ni ukuvuga ngo ibintu bishobora kwangiza amenyo rero y'umuntu, cyangwa se amenyo yawe cyangwa amenyo yanjye, ni ibintu byinshi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni isukari nyinshi mu biribwa ndetse no mu binyobwa. Isukari nyinshi ikunda kuboneka muri soda, capati z'isukari, mu mabiswi, muri keke, amata ya yogurt. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi byose bigaragaza neza yuko isukari nyinshi ishobora kwangiza amenyo, bityo rero ibi bintu ukwiye kubyirinda, kuko ibi ngibi biteza ibinure mu kanwa, bityo bigatuma amenyo yawe ashobora kwangirika. Ikindi kandi gishobora kubitera ni ukudakaraba byibuze amenyo buri munsi. Inshuro nyinshi ukwiye gukaraba byibuze amenyo kabiri ku munsi, byibuze mu gitondo ubyutse ndetse na nimugoroba ushoje gufata amafunguro ya nimugoroba. Kandi kenshi na kenshi igihe icyo ari cyo cyose ufashe ibiribwa uba ukwiye gusoza ukaraba mu kanwa, kugira ngo amenyo yawe arusheho kuba meza. Ikindi nanone kandi gufata ibinyobwa birimo aside nabyo bishobora kuba byakugiraho ingaruka, cyane cyane nko gufata imbuto zikarishye. Hari imbuto ziba zikarishye cyane, ndetse n'inyama ziba zifite aside. Hari inyama ziba zifite aside ndetse n'amaji akarishye aba arimo aside, cyane cyane harimo za sitro ndetse n'inanasi. Ni ukuvuga ngo zino za sitro zishobora kuboneka ndetse no mu ndimu cyangwa se no mu nanasi, kubera ko haba harimo imbuto zikarishye, bityo ukunda kuzikoresha kenshi hari igihe zishobora kumutera uburwayi bw'amenyo. Niyo mpamvu rero kubigenzura no gukoresha imbuto zikwiriye bishobora kugufasha cyane. Aha ngaha rero hari ibindi ni ukuvuga ngo izi mbuto zikarishye zishobora gukurura uburwayi bwitwa erosion, cyangwa se gushya kw'ifu. Ni ukuvuga ngo ni ugushya kw'ifu yagiye ku menyo. Ni ukuvuga ngo hari ifu iba iri ku menyo, bityo rero iyi aside iyo imaze kuyigeraho ishobora kuba yayisya, maze ugasanga ibi bintu bibaye bibi cyane. Ikindi kandi gishobora kwangiza amenyo ni inzoga ndetse n'itabi. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresha inzoga n'itabi ryinshi, ibi ngibi bishobora kukugiraho ingaruka cyane, kuko bishobora gutuma amenyo yawe yangirika rwose ku kigero cyo hejuru, bityo ugasanga bibaye bibi cyane. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bigabanya amacanwe. Inzoga n'itabi bigabanya amacanwe mu kanwa, kandi rero amacanwe niyo burya arinda amenyo kwangirika. Itabi rero rigira uruhare cyane mu kanwa, ndetse bigatuma n'umuntu ahumeka umwuka mubi. Ni ukuvuga ngo umwuka mubi ushobora guturuka mu kanwa bitewe n'uko iri tabi naryo hari ibintu rigenda risiga ku menyo yawe. Ikindi kandi gufungura ibintu bikomeye n'amenyo. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose ugiye gufungura ibintu uba ukwiye kwirinda gukoresha amenyo yawe. Hariho nk'abantu bajya gufungura nk'izi inzoga zisanzwe, Primus n'ibindi bitandukanye bipfundikirwa, amasoda n'ibindi, noneho agapfunduza amenyo. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu byiza, kuko bishobora gutuma amenyo yawe yangirika, bityo ugasanga nawe uhahuriye n'ibibazo. Ibi ngibi rero bishobora gutuma amenyo yawe acika, cyane cyane hari igihe umuntu ashobora gukurura nk'umugozi
kandi umugozi ukomeye akawukuruza amenyo, icyo gihe rero bishobora kuba byakugiraho ingaruka, cyangwa se umuntu agashobora kuba yashaka gushishura urutsinga rw'amashanyarazi ariko akoresheje amenyo. Ibi ngibi nabyo bishobora kukwangiriza amenyo. Ikindi nanone, kurya no kunywa buri kanya, ibi ngibi nabyo byangiza amenyo cyane, kubera ko ukurya hari ibintu by'uburozi. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bituma amenyo ahora mu bintu bimeze nk'aho biyangiza, kuko ibi ngibi bizanamo utuntu tumeze nk'uburozi buguma ku menyo. Ni ukuvuga ngo hari utuntu tw'udukoko tuguma ku menyo bitewe no kurya no kunywa buri kanya, bityo ugasanga utu tuntu natwo dushobora kuba twakwangiza, maze ugasanga uhuye n'ikibazo cy'amenyo. Rero reka turebe ku ndwara zikunze kwibasira amenyo. Ni ukuvuga ngo indwara ya mbere yitwa caries cyangwa se kwangirika kw'amenyo, ariyo yitwa tooth decay. Aha ngaha ni ukuvuga ngo iyi ndwara iyo ifashe amenyo, hari udukoko, ni ukuvuga ngo ni igihe ifu ikingira amenyo, ni ukuvuga ngo irangirika, irashya. Ni ukuvuga ngo hari utuntu tumeze nk'udufu dukingira amenyo, utu ngutu rero turangirika kuko kubera ko haba hariho udukoko tuba turi kurya isukari. Ni ukuvuga ngo utu dufu cyangwa se iyi fu ifata amenyo, ni ukuvuga ngo kubera iyi ndwara ya caries tooth decays, ni ukuvuga ngo irangirika, bityo ugasanga uhuye n'ikibazo. Ni ukuvuga ngo iyo hari ibintu bikunda gufata ku menyo, haba hariho utuntu tumeze nk'isukari, noneho hakaza udukoko tukaguma tugenda tukuguna ya sukari, bikarangira amenyo yawe agize ibibazo. Ibimenyetso rero bishobora kuranga iyo ndwara ni ukubabara igihe uri kurya ibiryo bishyushye cyangwa se bikonje, ukaza kumva hari utuntu turi kubabwa mu kanwa. Ikindi kandi, amenyo ahindura ibara agafata ibara ry'umukara, ndetse hakagenda hazamo n'utuntu tumeze nk'utwenge, kandi nanone mu kanwa hazamo umwuka mubi biturutse kuri iyo ndwara. Indwara ya kabiri rero yitwa gingivitis. Ni ukuvuga ngo ni gingivitis cyangwa se ni uburwayi bw'uruhu rwo ku menyo. Ni ukuvuga ngo uko iyo iba iteye, ni ukuvuga ngo iyo udukoko twirundanyirije hagati y'amenyo, ahangaha bitera ubu burwayi. Ni ubukoko bugenda bukirundanyiriza hagati y'amenyo, bityo bigatera ubu burwayi bwa gingivitis. Ikintu rero kiyiranga ni ukuvuga ngo uruhu rwo ku menyo ruhindura ibara, rugahinduka umutuku cyangwa se rugatukura. Ikindi kandi habaho kunuka mu kanwa no kumena amaraso igihe icyo ari cyo cyose uri gukaraba mu menyo. Ikindi kandi hari indwara yitwa perioditis. Iyi ndwara ya perioditis rero ahangaha bigaragara neza yuko ari n'ubundi burwayi nanone bwibasira amenyo. Ni ukuvuga ngo perioditis iza ari indwara ya gatatu. Iyi ndwara ni iterambere rya gingivitis, ya ndwara twari tumaze kubona mu kanya, kuko iyo utayivuje neza ishobora guhita igutera n'uburwayi bwa perioditis. Ibimenyetso byayo rero ni gums zizenguruka ku menyo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bimeze nk'ibigums cyangwa se bigenda bifata amenyo, ni ibimenyetso bigenda bifata amenyo, bityo ugasanga amenyo yawe asa nk'aho agiye ahomeye ibintu bidasanzwe cyangwa se ibintu biteye amakenga ku menyo yawe. Ikindi kandi amenyo atangira kunyeganyega cyangwa se agasohoka, ukajya kubona ukabona amenyo ari gushaka nko gukuka, bityo uhita umenya ko warwaye iyi ndwara ya perioditis. Uruhu kandi rwo ku menyo rutangira kugenda rucika. Ni ukuvuga ngo uruhu rwo ku menyo rutangira kugenda rusa nk'aho rwiyakura, noneho rukaguma rugenda rucika rusa nk'uruva ku menyo. Indwara ya kane rero yitwa erosion cyangwa se gusya ku menyo cyangwa se gushya ku menyo. Erosions, ahangaha murumva erosions ni ukuvuga ngo ni ugushya ku menyo. Ahangaha ni aside nyinshi ijya mu kanwa bitewe wenda n'ibiribwa cyangwa se ibinyobwa birimo aside, bityo amenyo agasa nk'aho ashya, agasa nk'aho ababuka. Ni ukuvuga ngo rero aside nyinshi yo mu kanwa cyangwa se yo mu binyobwa, mu biribwa cyangwa se mu binyobwa, iyi ngiyi ituma haza iyi ndwara yitwa erosions. Ibimenyetso byayo rero ni ukuribwa igihe uriye ibiryo bishyushye cyangwa se ibikonje, amenyo kandi arakweduka, maze ukumva rwose ari kugenda asa nk'aho akurya. Ni ukuvuga ngo arakweduka cyane, ukumva arakubangamiye cyane. Iyi ndwara ya gatanu rero yitwa bruxismus. Ahangaha ni ukuvuga ngo ni ukurya
amenyo nijoro. Ni indwara itera umuntu noneho akajya arya amenyo nijoro. Aha ngaha rero ibimenyetso byayo ni ukubabara umutwe. Ni ukuvuga ngo kumva ubabara umutwe rwose uhita umenya neza ko iyi ndwara yagucakiye. Ni ukuvuga ngo ukumva nijoro amenyo ari kukurya. Ikindi kandi amenyo arahinguka, ubona amenyo yarahingutse cyangwa se ameze nk'aho yacukutse. Noneho kimwe n'uko ushobora kubona amenyo asa nk'aho yacitse. Ibi kandi bikunda gufata umuntu cyane nijoro, bityo akagira uburwayi bwo kurya amenyo nijoro. Aha ngaha nanone hari indwara ya gatatu. Aha ngaha yari indwara ya gatanu. Aha ngaha tugiye kurebera hamwe inama zagufasha. Ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose ukunda kurya amenyo nijoro, aha ngaha ukwiye kumenya neza yuko iyi ndwara ya bruxismus cyangwa se bruxismus aha ngaha yagufashe. bruxismus aha ngaha iba yaragufashe cyane rwose, niyo mpamvu uba ukwiye kubyitondera. Noneho inama rero zo kurinda amenyo, ukwiye gukaraba amenyo byibuze 2 ku munsi, byibuze mu gitondo na nijoro mbere yo kurya. Ni ukuvuga ngo mbere yo kurya ndetse na nyuma yo kurya. Aha ngaha rwose uba ukwiye gukora ibishoboka byose ugakaraba amenyo, kandi ugakoresha umuti witwa fluoride. Ni ukuvuga ngo ni umuti ukunda kuboneka muri korogate. Ikindi kandi ukwiye gukoresha udukoresho two hagati y'amenyo, bityo tugafasha mu gusukura amenyo neza, icyo bita dentifrice cyangwa se brushes ntoya zitsindagira ibyirundanije hagati y'amenyo. Ibi ngibi rwose uba ukwiye kubikoresha. Ikindi kandi ni ukugabanya isukari. Ni ukugabanya isukari mu binyobwa cyangwa se mu biribwa ufata, nk'uko twabibonye mu masoda, mu mabiswi, mu mineke y'amasukari. Ni ukuvuga ngo hari imineke imeze nk'ifite n'ay'amasukari, mu mabiswi, mu majuisi. Ibi ngibi byose ukagerageza kugenda ubyitwararikaho cyane ku buryo bitakwangiriza amenyo. Ikindi kandi ukwiye gukora ni ukuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose ufashe ibintu bisa nk'ibirimo aside cyangwa se uriye ibintu birimo aside, uba ukwiye kwinyuguza amazi meza mu kanwa. Aha ngaha bifasha kugabanya aside nyinshi yakabaye isigara mu kanwa. Ni ukuvuga ngo iyo uriye imbuto zirimo aside noneho ntuyinyuguze mu kanwa, ya aside yose iguma mu kanwa, bityo ikaba yakwangiza amenyo yawe. Ikindi kandi ukwiye gusura muganga byibuze mu mezi 6 ukagenzura niba amenyo yawe ameze neza, kuko muganga afite ubushobozi bwo kuba yaguha ikinini cya fluoride, bityo bigatuma ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Ikindi kandi irinde guca ibintu bikomeye ukoresheje amenyo. Ni ukuvuga ngo urugero nk'amasafuriya, ibishishwa bikomeye cyangwa se amabuye, ibi byose bishobora kukwangiriza amenyo maze bigatuma ibintu birushaho kukubera bibi cyane. Ikindi kandi koresha icyo bita chewing gums idafite isukari, ituma amacanwe yiyongera mu kanwa, kuko iyo amacanwe ari menshi mu kanwa bituma amenyo yawe ahorana isuku kandi agasa nk'aho yiyoza. Ikindi kandi irinda itabi n'inzoga nyinshi, bityo bizarinda ubuzima bwawe kuba bwakwatakwa n'izi ndwara z'amenyo, kubera ko aha ngaha bigaragara neza yuko amenyo yawe iyo uyafashe neza arushaho kugenda nawe akugirira umumaro. Noneho reka turebe kuki umuntu yakora mu gihe yamaze kwangirika amenyo. Ni ukuvuga ngo ikintu wakora cya mbere waramaze kwangirika amenyo ni ugusura muganga w'amenyo ariwe bita dentiste. Aha ngaha rero ikintu byagufasha, ikintu cya mbere ni ugusura muganga w'amenyo. Intambwe ya mbere rero kandi ikomeye ni ugusura muganga, niwe ushobora kureba uko ikibazo cyawe kingana ndetse no gutanga ubuvuzi bukwiriye. Ikintu cya kabiri rero, igihe wangiritse amenyo ashobora gusanwa. Birashoboka cyane ko amenyo yawe yasanwa. Dore ubwo buryo bushobora gukoreshwa kugira ngo amenyo yawe asanwe. Hari ikintu cyitwa fillings ni ugusiba ibinogo cyangwa se ibinogo byagiye bicukura amenyo. Niba iryinyo ryawe ryaratobotse cyangwa se ryaracitse, muganga ararisiba akoresheje amalgams. Ni ukuvuga ngo cyangwa se amacompost. Ibyo bituma rero iryinyo rihagarara neza kandi rigakomeza kubaho, ntihagire ikibazo kibaho, kandi birarifasha ntirikomeze kubora. Ikintu cya kabiri rero ashobora gukora icyo bita crowns.
crowns ni ugushyiraho ikamba ry'iryinyo cyangwa se kurikavaringa. Iryinyo rero iyo rishaje cyane cyangwa se ryaracitse ariko ritarakutse burundu, bashyiraho ikamba ariryo bita crowns cyangwa crowns, maze bikaririnda kwangirika cyangwa se kuguma ryangirika. Ikintu cya gatatu rero muganga ashobora kugukorera ikintu cyitwa robotic canals. Iyi robotic canals ni ugukura umusonga mu ryinyo. Ni ukuvuga ngo gukura umusonga mu ryinyo aribyo bita devantarizations. Iyo iryinyo rero ribabara cyane rigatera imisonga, muganga ashobora kwifashisha uburyo bwabugenewe, bityo agasa nkaho akura umusonga muri iryo ryinyo. Muganga rero uwo yabigufashamo. Ikintu cya kane nanone ashobora kugukorera ni icyitwa dental implants. Dental implants ni ukubangikanyaho iryinyo rya implant. Ni ukuvuga ngo ashobora iyo iryinyo ryavuyemo burundu, bashobora gushyiraho icyuma kimeze nk'aho ari imizi, akantu kameze nk'imizi, hanyuma hakubakwa irindi ryinyo rihoraho rimeze nk'iry'umwimerere. Icya gatanu kandi ni dental bridges. Dental bridge ni ukuvuga ngo ni ukubatiza iryinyo. Niba iryinyo rero ryaraboze cyangwa se ryarakutse, haba umubare uri hafi aho ngaho ushobora kwifashishwa nk'isoko yo kuba yakwifashisha ku ryinyo rishobora kubazwa nk'irisimbura. Ni ukuvuga ngo hari uburyo hashobora kubaho uburyo bw'ubuvuzi, bityo hakabaho uburyo bwo gusimbuza iryo ryinyo, ibintu bikarushaho kugenda neza, niryo bita dental braids. Icya gatandatu ni ukuvuga ngo ni vaneya cyangwa se ibyuma by'amabati. Vaneya ni ibyuma by'amabati asiga imbere y'amenyo. Niba rero amenyo afite amabara mabi, acitse gatoya cyangwa se asa nabi, bashyiraho icyo bita vaneya, maze bigatuma agaragara nk'aho ari mashya kandi akeye. Ni ukuvuga ngo amenyo bashobora kuyasiga irangi. Icya gatatu rero ibyo wakora wowe ubwawe buri munsi, ni ukuvuga ngo hakenewe n'imyitwarire myiza yo gufata amenyo yawe neza, kutongera kwangirika. Ikindi kandi ugomba koza amenyo yawe byibuze kabiri ku munsi ukoresheje korogati cyangwa se indi miti ya fluoride. Ikindi kandi ushobora gukoresha umuti woza hagati y'amenyo, ni ukuvuga ngo icyo bita dental fluoride ukwiye kubikoresha. Icya gatatu ni ukugabanya isukari y'ibyo kunywa cyangwa se ibisharira, ibyo ngibyo ukwiye kubigabanya. Icya kane ukwiye kurya ibiribwa bikomeye byongera imbaraga z'amenyo. Icya gatanu ukwiye guhagarika kunywa itabi n'inzoga nyinshi. Ikindi kandi ukwiye kujya kwa muganga nibura buri mezi 6. Ibi ngibi byagufasha. Murakoze cyane kuba mwakurikiye kino kiganiro. Niba hari ibyo tutavuze ngo dusobanure neza, ushobora kutwandikira muri comment kugira ngo turusheho kuzabisobanura mu buryo bukwiriye. Kandi niba hari icyo wungutse, ushobora gukanda muri ushobora kutwandikira muri comment nabwo ukadusangiza amakuru. Ushobora gukanda like niba wishimiye kino kiganiro, ushobora gukora subscribe niba uri mushyashya. Video nakagaruka naho ubutaha. Murakoze.